nkahagera ku kazi nko mu masaha ya saa moya nkatangira nkategura. Uburyo nteguramo rero ni dukoresha inyandiko ya braille, hanyuma muri computer haba harimo software ivuga, tukagenda twumva, umuntu akagenda yumva, akagenda ashaka anaviga, agenda ashaka aho ashaka kwinjira, niba ari website runaka Daily Mail ukayinjiramo, amakuru ahari ukagenda uyasoma, kaga program kabigufashamo, nkagenda nyashyira muri braille kavuga, nkagenda nyashyira muri braille, hanyuma nkaza kuyapresenta muri studio. Hari ariko mu rwego rwo kwirinda za polemique z'ibiganiro tuba turi gukora, n'ubundi basanzwe banabivuga, ariko reka tubyihorera ibyo mu Rwanda. Kwa kwiteranya nta nubwo bafite nta n'icyo bantwara, kuko ugatire Leonidas wenda w'umuyovu cyangwa oya, yaba Kiyovu cyangwa yaba Reyo cyangwa yaba APR, zose se igihe hari ikitagenda neza ndagisesengura, kandi nkagisesengura nta marangamutima nshyizemo, cyangwa iyo nkunda reka tube tuyihoreye. Uri kuvuga ibitagenda neza, ntabwo ufite ubwoba ko bashobora kuzaha gutega nko mu muhanda ukavuga uti abantu bangiriye nabi? Ese nta nubwo urahura niyo challenge wenda ukagirirwa nabi? Mu Kinyarwanda hari imvugo ivuga ngo wanga guha amaraso igihugu, imbwa zikayanywera ubusa. Alright, reka tubasuhuze, tubifuriza ibihe byiza, twizeye ko aho muri mumeze neza cyane kandi muri amahoro. Hanyuma ngira ngo nkuko muri kubibona kuri kamera zacu, muri kubibona ko turi kumwe n'umugabo, n'umugabo mukunda muri benshi cyane, by'umwihariko mu busesenguzi, abakunda imikino. Ni umunyamakuru wa Flash FM, akaba n'umunyamakuru wabigize umwuga, kubera ko ntekereza ko yanabyigiye. Ubwo umva ko ni urugendo rurerure, yakoze kuri Salus, yakoze kuri Voice of Africa, yakoze kuri City Radio, yakoze kuri Isango Star n'andi maradiyo menshi agiye atandukanye. Kugeza aka kanya ni umunyamakuru wa Flash FM. Leonidas, amakuru meze neza? Ndaho ndashima Imana, nta kibazo mfite. Hanyuma Leonidas ni umunyamakuru nyine n'ubundi nkora imbabwiye wa Flash FM, ariko by'umwihariko akaba afite umwihariko kuba umunyamakuru ukora itangazamakuru ariko atabona. Benshi rero bakaba bibaza uburyo abikoramo, uburyo abigenza, akaba ari nayo mpamvu twavuze tuti reka tumutumireho gatoya, tuganireho gato cyane kuri bino bintu cyangwa se kuri buno buzima abayemo, uburyo abikora, uburyo abigenza, cyane cyane ko benshi batekereza ko umuntu ashobora kugira ubumuga bikaba inzitizi yo gukora, ariko Leonidas we yarayitsinze cyangwa se yarayirwanyije, ni umukozi nk'abandi. Leonidas, byagenze gute kugira wumve ko ugomba gukora itangazamakuru kandi utabona? Urumva ikintu abantu benshi bumva ko umunyamakuru arebera abandi, ukumva ko ugomba guhita ugikora, kandi koko urumva ubumuga bwawe wenda abantu badahita babyumva. Byagenze gute? Okay, murakoze cyane. Ngira ngo ni ibintu wenda umuntu wambwa n'ibikunda abenshi bakunda kwibaza, ariko ahanini bituruka mu ko umuntu yakuze. Ubundi nakuze nkunda ibintu bijyanye n'iby'imikino, nkiri umwana mbyumva ku maradiyo. Muri uko gukura niga n'ubundi numva n'ibyo by'imikino, ndangiza amashuri yisumbuye muri section y'indimi n'ubuvanganzo. Hanyuma mu gihe cyo kujya muri kaminuza, bijyanye n'uko nakundaga ibintu bijyanye n'amakuru y'imikino, birumvikana, ariko sinatangagwa no kumva n'andi makuru anyuranye bavugwa ku isi, bituma numva gukunda itangazamakuru cyangwa se ishami ry'itangazamakuru ariyo nakwiga. Ariko bikanakubitiraho nuko ntanaciye ku ruhande n'ibintu by'imibare byarananiraga, nkumva ahanini ibyo nshaka kwibandamo n'ibintu bijyanye no kuvuga. Make wagiye mu itangazamakuru umeze nk'uri gukwepa iyo mibare? Nacyo cyaba factor imwe muzatumye numva niyeguriye umwuga w'itangazamakuru, nubwo hari n'ibindi andi ma option nayo ataragiraga imibare, cyane cyane nk'amategeko, ariko ayo mategeko nayo nayatekerezagaho, nakumva ukuntu hari ibintu byinshi nabyo nkumva ntabwo mbikunze. Ubwo rero niyegurira itangazamakuru bitewe n'ibyo ngibyo, ariko icyo kibanze cya mbere nicyo nahereyeho, cyuko nakuze nkunda imikino, nkunda kumva amaradiyo, nkunda kumva abanyamakuru banyuranye, nkunda kumva ibiganiro binyuranye, bituma umwuga w'itangazamakuru mwihebera. Nanjye ndavuga nti reka nanjye nshyireho umusanzu wanjye mu kugeza ku makuru abanyarwanda, kandi amakuru atomoye. Ubwo ntiturajya wenda mu nzira zo kwinjira muri kariyeri nyirizina, aho wari ukijya mu kubyiga, nta nzitizi se abantu urumva kukubona ku ishuri bose babona biga itangazamakuru bakwibazaho bati uyu muntu bazabikora ate? Aho ngaho nta nzitizi wagiye uhura nazo zidasanzwe? Inzitizi zo ntizabura mu buzima, ntizijya zibura. Nanjye rero ku ishuri inzitizi zo zatangiye kera, ndavuga cyane cyane mu mashuri yisumbuye, kuko urumva kwigana
n'abadafite ikibazo cy'ubumuga, wowe ufite ubumuga bwo kutabona byo ni imbogamizi. Ariko uko imyumvire yagiye ihinduka, uko byagendaga iminsi yagendaga yicuma, niko inzitizi zagendaga zirushaho kugabanyuka. By'umwihariko warumbajije mu itangazamakuru maze kugera muri kaminuza, inzitizi ya mbere niyo kumva ko uri bukorane n'abandi, abandi bakagenda bakwishisha bataranyiyumvamo. Ubwo ndavuga mu mizo ya mbere mu bijyanye no kumfasha wenda kuba twaba turi kujya kuri tele, ukabona bibanje kugorana. Ikindi ni ibikoresho binyuranye byari bitaraboneka neza. Izo ni inzitizi zaje mu ntangiriro za mbere nkinjira muri uwo mwuga, ariko zose zagiye zibaho. Izindi nizo kugira ngo wenda abantu bakwiyumvemo, baguha amakuru bumva batakwishisha, wenda bavuga batese aya makuru kuko arayagezayo. Ariko ibyo byose uko iminsi yagiye yicuma byagiye bivaho. Ntangira umwuga kuri Sarusi, nkora ibijyanye na animation mu ntashyo. Ubwo nazisomaga, narazandikaga mu nyandiko yanjye umuntu ansomera, hanyuma nkazandika nkajya kuzisoma kuri radio. Hanyuma nza kugera ku kigero cyo kujya mu biganiro by'imikino ndetse no mu makuru anyuranye. Ubwo ibikoresho byari byarabonetse, ariko naho hakagenda habonekamo izo nzitizi zigenda zivaho zicogora, ngenda menya no kubana nazo byose nkabijera. Navuga ko zihari, ariko nyine nagiye ngerageza kubana nazo. Birumvikana ni urugendo rurerure kuri Sarusi aho watangiriye. Byarumvikanaga nyine kuko hari mu rwego rw'ishuri wagomba gukora. Ubwo bigeze mu gihe cyo gushaka akazi, ni nk'ikihe kintu cyagiye kikugonga cyane kigahura n'ubundi nuko abantu bagufata, wenda hakabamo n'iyo discrimination yo kumva ko ibyo bintu utabishoboye? Ni iki cyakugora? Icyambere navuga wenda ku ruhande rumwe ntago byangoye, kuko iyo exposure yo kuri Sarusi, gukora kuri Sarusi abantu banyumva mu biganiro by'imikino, byatumye, kuko niba ari ahantu namaze imyaka 2 nkora ibiganiro by'imikino, abantu bari baramaze kuba convaincu ku buryo njya kugasaba. Ahanini nagendaga mpura n'abantu twagiye dukorana cyangwa abo twabanye bikoroha, bo bamaze kugera bo baramaze kukabona, bakamfasha kugira ngo bakonvenke ba nyira amaradiyo ko mbishoboye. Ariko ku rundi ruhande nanone byarangoye, kuko kugira ngo abayobozi bumve ko ufite ubumuga bwo kutabona uri bukora ikiganiro gikora kikagenda neza biragoranye. Ikindi ni nk'ahantu bisaba ko ugomba kujya gukora ibizamini, usanga za mbogamizi z'uko z'ibizamini zagiye zibonekaho mu bihe bya kera, kumva ko hari abantu turi kujya gukora ibizamini tumeze nk'abaruhira ubusa. Hari abateguriwe akazi, ugasanga uragikoze ugeze no kuri interview, ariko urakabuze mu buryo bw'amanzaganya. Iyo ni inzitizi navuga nahuye nayo, ariko n'abandi basanzwe bahura nayo, byo ntago ari umwihariko, n'abadafite ikibazo bahura nayo. Ariko inzitizi wenda by'umwihariko yo ufite ubumuga bwo kutabona, niyo myumvire ya bamwe mu bayobozi b'ibitangazamakuru yari kiri hasi, cyo kumva ko umuntu ufite ubumuga atakora. Ariko n'ubundi nafashwaga nabo twabaga dusanga tuzeranye, bagakonvenka abo bayobozi b'ibitangazamakuru, akazi kakaboneka. Wenda Leonidas, ku muntu wibaza noneho uburyo nyine umunsi wawe ubumeze, donc ntabwo nshaka ko wenda umunsi wawe ushushanya ngo kuko ntisi routine birahinduka, ariko ukuntu ushobora kubyuka ukijyana muri douche ukoga ukaza ku kazi, nta nyine nta ubigenza ute? Nakamenyero, hari irindi banga ukoresha? Noneho wenda bitunatubwira kuri technique zijyanye n'uburyo bwo gukora ubushakashatsi ku makuru utangaza. Okay, mu gitondo nyine ndabyuka saa 10:50, hanyuma nkakaraba, haguruka mu rugo iwanjye nka saa 11:15 gutyo, kuntuye Nyamirambo nkajya gutega bisi kurya nyuma. Nkaza nkagera hano ku kazi, nkatangira gutegura. N'ubuzi waramfashe mu mutwe hose n'ahantu mba nzi narahafashe, ariko nanabonaho gatoya ku buryo gutraversa umuhanda, kunyura mu muhanda nta mbogamizi ikomeye ibirimo. Nkagera ku kazi nko mu masaha ya saa 9, nkatangira nkategura. Uburyo nteguramo rero ni dukoresha inyandiko ya braille, hanyuma muri computer haba harimo software ivuga, tukagenda twumva, umuntu akagenda yumva, akagenda ashaka anaviga, agenda ashaka aho ashaka kwinjira, niba ari website runaka, Daily Mail ukayinjiramo, amakuru ahari ukagenda uyasoma, kaga program kabigufashamo, nkagenda nyashyira muri braille kavuga, nkagenda nyashyira muri braille, hanyuma nkaza kuyapresenta muri studio.
ni urugendo runini kandi ndumva ni ibintu bigusaba imbaraga n'umwanya, ariko abantu benshi bakuzi nk'umuhanga cyane muri bino bintu, ndetse Leonidas by'umwihariko uzwiho rwose nk'umunyamakuru ngo ukasa. Nibyo cyangwa nuko uvuga ukuri kwica abantu bakabyitiranya no gukasa? Jewe ikintu namaze kubona cyane cyane hano mu Rwanda by'umwihariko mu mikino nuko abantu ntabwo baba bashaka nyine kuvuga ukuri bitagenda neza, ntabwo baba bashaka ko ubivuga. Ariko ngewe muri kamere yanjye numva aho kugira ngo mvuge ntinde cyane ku bigenda neza, n'ubundi ku isi twifuza ko ibintu byose byagenda neza. Ibigenda neza rero mba numva nta bitinda, ahubwo ngomba kureba ibitagenda neza kugira ngo bikosoke tube mu isi y'ibigenda neza. Ubwo rero kuri ngewe inkuru mp'agaciro cyane, simvuze ko n'izibigenda neza tutazigarukaho, ariko inkuru mp'agaciro cyane. Icyo twifuza kureba, icyo twifuza gukuraho ni ikitagenda neza kugira ngo tugende neza nyine. Ubwo rero niyo mpamvu bakunda kuvuga ngo gukasa, ariko muri departement ya siporo ubona hari byinshi bitagenda neza, n'inzego z'ubuyobozi zijya zibigarukaho. Iyo tubigarutseho rero abantu bavuga ko turi gukasa, ariko ni mu rwego rwo kubaka kugira ngo turebe ko twaba mu isi y'ibigenda neza, aho gora tuvuga mu nkuru za turashima cyangwa inama. Twebwe twifuza gucukumbura ibitagenda neza kugira ngo tubishyire ahagaragara, ababikosora tube mu isi y'ibigenda neza. Ubwo abantu bitiranya gukasa no gukosora niko nabivuga, ibitagenda neza bajye basobanukirwa ko twebwe turi aha ngaha cyane cyane itangazamakuru muri za nzego zazo, hari kwigisha, hari kwintataininga cyangwa se gususurutsa abantu, reka mbyite gutyo, ariko hari no kureberera abaturage bitagenda neza ukabigaragaza, abashinzwe kubikosora bakabikosora, no kwigisha nyine nabivuze. Nibyo ngibyo nibyo tubamo, nta kindi, ntabwo ari ugukasa kuko ushaka gukomeretsa. Hari umugabo ucuranga gitari witwa Fabien, siziri wo muzi no ufite ubumuga bwo kutabona, yigeze kumbwira ko gakuzi ngo niba mwarigeze kubana ahantu Gatagara. Ndamuzi. Icyo gihe bwo wari segonderi cyangwa ni? Icyo gihe nigaga muri primaire, ariko bo bigaga ibintu by'umuziki nyine, niyo mpamvu acuranga cyane. Ubu niho twamenyaniye. Wowe wigaga bisanzwe? Nanjye nigaga muri primaire. Oya, ntabwo niga umuziki na gitari yarananiye, nkoraho rwose mva bikanga. Buri wese agira impano ye. Buriya nanjye gitari yarananiye neza ariko. Okay, hanyuma Leonidas ukora kuri radio, abantu benshi niyo bakuziho cyane, ariko ngewe nk'umuntu tugiye gukorana ku Isango nzi ko ugeze no gukora kuri televiziyo ya Isango. Flash kijya televiziyo, niwe warahiye gusubira kuri TV cyangwa televiziyo? Nkoraho, sinzi niba ujye ubona ikiganiro cya Ndumukinnyi, nacyo ndagikora. Nuko wenda televiziyo ntabwo twaganiriye ko bya radio, ibya televiziyo rero ubwo byaba bibaye ibindi biganiro, ariko nubundi nkora kuri televiziyo mu kiganiro cya Ndumukinnyi. Ubwo rero sinzi icyo ushaka, cyetse niba ari presentation ari live show uri kuvuga hari. Ubwo ibyo byose niba hari ukundi kuntu n'ubundi ugaragaraho, ubwo nagira wenda umuntu wenda uri kuvuga uti uretse kubona live streaming kuri radio uri mu kiganiro, hari ubundi buryo umuntu ashobora kubona mu biganiro wenda byawe, hari n'ibindi biganiro wenda nawe ukora, wenda umuntu yavuga ati kajye gushaka Leonidas de ukuntu akora ikiganiro, kuko akakanya ntabwo ugiye kutubwira amakuru y'imikino, wenda umuntu udukurikiye ashobora kuba ari kukubona, ariko wenda ashaka no kuzakumva cyangwa kureba. Uretse kuba nkora kuri Flash nk'uko wabivuze radio ndetse no kuri televiziyo mu kiganiro Ndumukinnyi, ariko mfite na YouTube channel yanjye nyuzaho ibitekerezo byanjye, nyuzaho amakuru y'imikino agezweho. Iyo nayo nyine ku muntu ukoresha YouTube yagenda akambonaho, yitwa Leonidas Sport Channel. Aho ngaho haba hari byinshi mu bijyanye n'amakuru abavugwa haba mu Rwanda ndetse no mu mahanga. Ibyo nabyo yagenda akabishakiraho nta kibazo. Hanyuma dusoza, wenda urumva umuntu ugushaka biroroshye ko yatakubona ubu ngubu. Hari akantu k'amatsiko nshaka kukubaza, wenda ngewe ntabwo nari mpari, ariko mbyumva gutyo bicaho, bamwe babivuga kumwe abandi babivuga ukundi. Wagize ikihe kibazo ku Isango? Ni kibazo gisanzwe cy'akazi, ko buri mu kazi ukagira ikibazo, ubuyobozi
bw'icyo gitangazamakuru ntibubifate neza cyangwa se bukagira uburyo bwo bubyenterpreta, hanyuma nyiri igitangazamakuru nyine afata icyemezo cy'uko dutandukana. Ni uburenganzira bwe, nta wakwirirwa bitindaho. Ushobora kuba nk'ubu tuvuge n'urugero nk'ubu uri aha ngaha kuri flash, wenda umuyobozi agasanga uri kugira gute se ku kintu runaka uri kunywa ji n'urugero, akavuga ati ngewe bisimba ishaka, mugatandukana. Nyine biba ari icyo, n'ibisanzwe ngenda mbifata nk'ibisanzwe, kimwe nuko navuye n'ahandi nk'uko wavuze amaradiyo nakoreye ni menshi kandi aho hose nagiye mpava. Ntago ari kamara ko igitangazamakuru watangiriyeho hari icyo uzasaziraho cyangwa ari cyo uzapfiraho, wanahindura ukajya no ku kindi, wenda bitewe n'impamvu zitandukanye. Ni uko nguko nabivuga, nta birenze wa mugani we yamvugo y'iki gihe. Hari time mugenzi wawe twese yakamuremba yambwiye ko yagukuyeho, nanamusuhuze, ari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kugeza ubu. Ati hari terime yakunda gukoresha nyine, wenda twakoranye mu myidagaduro, akajya ambwira ati kano karine Leonidas akambwiye, kabwa ati reka ibintu by'amabwa, ibintu by'amabwa biba bimeze oya nyine ni ibintu nyine mu bidafututse, reka tubyite gutyo. ariko ukunda kubyita ibintu bidafututse, tuvuga ko harimo ububwa bwinshi, ntago biba ari ugutukana nyine, ariko ni uko nguko niba atari mukunda. twakunda kubakoresha cyane cyane ndi kumwe nawe, nanjye ntabwo nkakoresha ku muntu tutamenyeranye. Burya buri wese agira abo bamenyeranye n'ibyo bakunda gukoreshamo. Ukora imikino, abantu benshi tuzi b'abastari tubazi ku mateleviziyo, tubarebye areba ba Cristiano, Messi, Mbappe, Neymar n'abandi bose tuvuga, n'indi mikino yose tuvuga. Ibyo bintu byo ubigenza gute kugira ngo wenda uvuge uti wabonye ishoti yateye mu ijoro ryakeye? Ni nkuko nabikubwiye, kuva mfite imyaka 7 nakunze ibintu by'umupira w'amaguru, kugenda mbyumva kuri radiyo, kuba babisesengura kuva kera. Ndabyibuka nko muri 1994 igikombe cya Afurika kiba, rwose narakurikiranaga abakinnyi bakinaga icyo gihe, urumva Nigeria ikina na Zambia. Ariko ubwo n'ibyo mu Rwanda nuko, yewe ni Burayi nkagenda bikurikira ko basesengura aho umukinnyi akina na karita agomba kuba afite. Ibi byose rero nubwo mba ntabirebye, iyo bavuze bati uyu mukinnyi Neymar ni urugero aca ku mwanya runaka, aca kuri 11 cyangwa se kuri kangahe, ubwo mpita numva nyine ibyo yakagombye gukora. Nuko nguko uko ameze, nuko muri rusange mbishushanya nkabyumva muri ngewe. Kandi kwanariza umukino wenda wabaye, kuvuga comment ku kintu, kwanariza umukino wabaye hanini n'ibyo nakubwiye mu itangazamakuru, nta muntu ukora wenyine. Nubundi nawe makuru wasomye mu ibyo wanariza byo muri showbiz, ntago uba wagiyeyo, no gusoma ibyo amateleviziyo n'ibitangazamakuru byagiye byandikaho, nawe ukabisesengura ukurikije uko nguko nyine. Nanjye rero ibyo i Burayi no gusoma nkasesengura nkurikije ibyo abandika kuri Daily Mail basesenguye, abapunditsi ibyo bagiye basesengura kuri za Sky Sport. Hanyuma ibyo mu Rwanda no gukorana n'abandi nyine abanyamakuru baba bari kuri tele, tugafatanya teamwork. Nuko nguko. Akanyuma rero tugahita dusoza. Aka ni akanyuma, kuko urumva hari utuntu twinshi cyane umuntu agenda kwibaza, ariko aka ni akanyuma ko abanyamakuru b'imikino hafi ya bose abonzi nzi n'amakipe bafana. Wowe ufana izihe wenda dusoreza aho ngaho? Ngiye mfana Brazil na Nigeria zonyine. Mu Rwanda se? Mu Rwanda buharetse kuko mu Rwanda burya si ukuvuga ko itabihari, kuko burya nta muntu utagira aho amarangamutima yamwerekeza. Burya usanze nk'ubu ngubu nsanze uri no kurwana na Felix, iyo ngize ngushyigikiye mba nkubogamiyeho, ubwo bari wimfana baba baguhondaguye, ariko kuko nakubogamiyeho nyine mba amarangamutima yanjye aho anyerekeje naho ngaho irahara. Ariko mu rwego rwo kwirinda za polemique z'ibiganiro tuba turi gukora, n'ubundi basanzwe banabivuga, ariko reka tubyihorere ibyo mu Rwanda. Kwa kwiteranya nta nubwo bafite, nta n'icyo bantwara, kuko Leonidas wenda w'umuyovu cyangwa oya, yaba Kiyovu cyangwa yaba Reyo cyangwa yaba APR, zose se igihe hari ikitagenda neza ndagisesengura, kandi nkagisesengura nta marangamutima nshyizemo. Yaba iyo Reyo, yaba iyo APR, yaba iyo Mukura, yaba iyo Kiyovu n'izindi ntoya, zose nzisesengura nta marangamutima nshyizemo, nta niyo nkomerekeje ngo nuko ngo ntayifana cyangwa ngo ndayifana.
nuko nguko ngewe nkora nta marangamutima iyo mfana reka tube tuyihoreye cyangwa iyo nkunda reka tube tuyihoreye. Uri kuvuga ibitagenda neza ntabwo ufite ubwoba ko bashobora kuzaha gutega nko mu muhanda ukavuga uti abantu bangiriye nabi, ese nta nubwo urahura niyo challenge wenda ukagirirwa nabi? Mu Kinyarwanda hari imvugo ivuga ngo wanga guha amaraso igihugu imbwa zikayanywera ubusa. Ubwo ngira ngo watoye ibyo nshaka kuvuga. Leonidas, urakoze cyane.